kuko ari wateguye icyayi Mabeye ari he? Mabeye yaryamye ashatse ko kwitaba. Mabeye ageze saa moya akiryamye? Namubwiye aruhuke. Hanyuma se wo kutitegura ngo ujye ku ishuri? Ndajyayo mu kanya. Manzi mu cyaro. Misukari. Mama yabyutse? Na mama aracyaryamye. Umunsi batasanga cyangwa ntasangaye ntaho mbisaha. ndi kukubaza kugira uze kuza kuntara ku ishuri. Ntabwo nabimenye. Urancyura se cyangwa ndafite moto? Ko wajya mu cyo wasizemwe ubuki kandi hano nta buki buhaba. Nuko ari njye wagitetse. Nuko ari gitetse? Okay. Usembwira nza kugutegereza. Ntegereze nibikunda ndaza ariko we kuntegereza. Ntabwo nzi isanda ndi butahira. Nshaka kukuriza ku ishuri. Okay. Kutamaze cyane. Asigaye mu gacyago ahubwo nshirira n'ikindi. Nuko numva mu mubiri mbise nshyuhirana cyane bitari bisanzwe biba mu gitondo. Ugize ubushyuhe se? Ngo aje koresha imvugo ziyubashye. Sorry basi. Bunkizo mu kabari no mu muhanda wazikuye. Ko nakubaza. Siko mbwiye ngo ufite ubushyuhe. Nshyuhiranye cyane sinzi yize icyokere sinzi impamvu. Ukuyemo iryo kuru. Ngahego kunywa icyayi rero. Urangwa ndumva ntazo komeza. Umva rero Dusi, uyu murezi murekene naramuhamagaye ngo aze ducakarane yanga no kunyitaho. Bana nibere muri free zanjye. Nawe na struggle zanjye nyine ntago nari kuboneka. Mbamuze byataye. Nawe urabizi. Sisi tarago ni ibiki? Mereho nago wayokwera. Byirwa n'iki? Ngo mandi muri firigo. Sundi ma ugira ngo uri mu mafu. Amafu. Ubufu. Cyangwa se ibikomo. None ugira ubyumva ufite ibikoma ni. Yesuwe. Ariko ntago nakubujije izo mvugo nk'iz'abashumba zepfiriya. Umva rati cyo nkwihamagariye. Urabona ko Shadia yagiye ku ishuri. Urabona ko yambaye na uniforme. Ikintu ngo hamagariye rero nagira mu gusabira icumbi. Mero urabizi na wivunika ni icumbi rya kumanywa. Azajya yirirwa iwawe kumanywa
ntumbaze ibindi ntumbaze impamvu ishyano ryaza ndarashobora uzamushobora ku manywa yajya mu buriri karyama ntiyemere gusohoka igipangu ajya ataha nimugoroba icyo nawe ngo wahamagariye wabyumvise nabyumvise mwana wabyumvise kwanza kugira amatwi mabi hasi uko warangaye cyane ugeze i Dubai ibintu byo gutekereza abiki ibyo turi twenyine muyambwire urabizi sinyamo ndagutegereza mbwira none mwana nimbi boro bampanga yuko ngaho abantu bane zawe ubirimbane nyine wowe wenyine mvuze kurimbana ntabwo mvuze kurambana nabyumvise nyakubahwa mwana se mama bimeze bite ariko ubundi reka mbabaza mutarasoza ubundi iwanjye muhahinduye ishuri mute ko mumbwiye ko agiye kwiga iwanjye muhagize ishuri muhatekereje igihe kingana iki azageza kwigira iwanjye umva rero Duse ako nanza ntabwo tuba ko iniforume mubereye komana ujye ureba fresh ntabwo ndebye inyuma niba unarimo mwana ntumenereze ntabwo wigurira ariko ntacyo uzabishiramo n'udukayi ntari kabisa umva rero Duse ibyo tubireke wowe tuza urebesha amaso ibindi ubyihorere kuko ntibikureba icya mbere cyo iwawe niho nizeye icya kabiri nzakwishyurira iriya nzu igihe cyose ari kwiga inzu wabagamo none wowe ubukode bureke njye nzajya nkwishyura amafaranga y'ukwezi ikindi kirenze kuri ibyo Shadi urabizi ko yarangije kwiga ariko hari umuntu dushaka kwereka ko yiga kubera impamvu iyo mpamvu rero uzayimenya nyuma kandi nawe harimo akantu mfitemo akantu urabizi ntacyo nakwimamera noneho nimbajemo n'akantu n'umutwe nawe utanga urabizi oya umva rero Duse ikigamijwe hari umuntu wemereye Shadi ya kwiga kandi urabizi neza ko Shadi yarangije kwiga ariko hari icyo tugambiriye uri kunyumva umva bikeya ibindi byihorera oya ariko mwavuze ko azazi ntabwo ari ngombwa niba ngewe nkusabye serivisi si ngombwa ko amabanga yose nyakubwira gusa icyo ugomba kumenya ni uko dukeneye ko Shadi yayiga akagira aho yirirwa ku mugoroba agataha niba yishyura minerivare akayishyura niba ari ibikoresho by'ishuri akabyishyura ahubwo mu mwanya araje amutwara ajye ku ishuri wowe mfashe iyo serivisi ibindi icya mbere ni ukuzabona akantu nabikwemereye ni deal yoroshye kuyikorana nk'uko mu mazi sawa rero Imana iguhe umugisha ubwo rero mube muganira utegure Mr. Kuko aje kugutwara umva rero nkubwire kondisiyo zihari nimba uje kuba iwanjye urabyumva ubona kondisiyo zihari ugomba kuzikurikiza sibyo ngo ku manywa nzajya ngucuruza soire ujye kuryama kwa Mr. Gogo kuncuruza gute se mama nicyo utumbaze ko bigabo ubwo ni kuri papa wawe bifite cash ariko mwana ntabwo nakuzanira abantu bo papa baba bafite money hari ibirenze birimo kandi ikindi ngo nimba bazanye 100% uzayitwara 30% ngere nka 70%. Habaye ikize. No bazababyiniyeho se. No sinzi uzajya urimo si yanjye. Nyine nashizemo. Mere ntabwo azajya kwishima. Nashizemo. No nashizemo. Mere wawe rega zirani deal ziri ku ruhande nge na mere wawe ntago wowe birimo. No ubwo nanjye tujye gukora na deal. Sasa mere wawe ari ku ruhande 50. Apana 50. Ni 30%. Okay, ubwo ndaza kubwira mere wawe ko bitavamo. Sibyo? Bagushakire nyine kandi kavumo ujyamo. Wapi mama? Wanjye arambona mwe. Kandi menye ko ikintu uzajya ujya ku buriri nzajya kuryama ku buriri mwavuye okay ugomba kunyishyura rero 70 ashoka bana uzajya aratameshe uzajya uhamesa nyine niba uzajya uhamesa nta ribi uzajya uryama ku mashuka atameshe se uzabisanga nayameshe sibyo sawa kugira nyine mere tusabwa no kwemera deal ibyo ngiyo by'amashuka byo rero urumva bazajya bazanye kashe n'ubundi amashuka ariko n'ubusanga sinjye nyimesera dufite ayamesa no kubishyura bite fresh amasaha yagiye yo kujya ku ishuri waza tukagenda barakwandika uziga ejo numva nta kintu
wafata agakapu koroheje amakaye n'ibintu uzabitwara ejo ushobora kuzamusura undi munsi mukaganira niba ari inshuti yawe muramusanzwe muziranye. Okay, mwengereze. Ngo kutagiye ku ishuri byagenze ute? Nagiye ariko nyine umutwe wandeye muta nta. Okay, nta kibazo. Imisatsi yawe bayikoresha kurangaye. Ndashaka guha amafaranga ukaja gukoresha imisatsi myiza itari inkingi, imisatsi myiza. So ukorata mwana wanjye. Avuze neza. Ni 20. Iga ku kigo cyiza gihenze. Komba no kubugaragara neza. Mushimire rero. Kwitaho. Mushimire. Aho umushimira no kumureba ikijisho. Koma. Subona. Mujye mushima. Agushimire nkaho ari ujye. Ma. Karame. Nta kibazo rero. Enda. Shadi yashobora. Nguteze yombi. No kuvuga. Ntabwo nzi byaturutse ariko ndumva Shadia none namwe yumvisemo. Nguteze yombi. Umva kuvuza ijambo se rya kigabo. Ni byiza kumwakira uko ari nubwo nabonaga rimeze nk'akarara. Akashobora kuba yaba umwana mwiza kumva umuntu yamureka akisanzura mu myumvire y'iteka. Iri tavuga umwe ngo ibyaye ikibazo irakirigata. Numuvandimwe nyine komerezaho. Rero umuntu yamwitaho. Ya, twaba ubu ngubu mwakora ibyo mushaka nta kibazo. Imana iguha umugisha ndagushimiye. Kandi ndabakunda. Yego. No kuri ibintu ni byiza. N'ibintu byo nshaka rwose. Bana banjye mukanezeza. Uko wabona mubanye neza biranshimisha. Sibyo? Ibi bintu ni byiza. Ndebera mbese ayiwe. Ubu ni nk'ubutatu butagatifu bimwe padiri ajya avuga na papa w'Iroma. Twibereye gutya rwose. Ibi ni byo ndi padiri ajya avuga ngo ubutatu butagatifu. Ubu ndaryohewe, ndanezerewe. Ubu noneho mwajya no kuburiri mukiryamira bugacya. Mazi ikintu cyaba kiri kuburamo hano. Umukazana wawe. Ugiye kunsubiza inyuma. Oya none sibyo. Oya. Reka ngubwire. Subiza aho rikuye ibyo bizaza nyuma. Shadia. Ngewe nivugira ijambo ngo ubu noneho nkajya no mu buriri mukiryamira nk'abavandimwe bugacya. Nibyo. Ibyo by'abakazana uzabizana undi munsi. Mr. Gu. Yes. Uranejeje uyu munsi. Mbonye ko ntagumiye ubusa muri uru rugo. Natashye nishimye. Nukuri kw'Imana ndanezerewe ugiye kunshajisha neza. Nibyo. Ayiwe Shadi. Ongera Shadi yakandi. Mana ndagushimiye ngo haye icyubahiro kubw'uyu munsi. Amen.